ibihe byiza ukurikira Talk Sport twizere ko umeze neza cyane kandi ukomeje kugenda ugubwa neza mu bice bitandukanye by'igihugu uherereyemo amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba umujyi wa Kigali mwese muraba agaciro by'umwihariko mwamaze gukanda subscribe naho utarayikanda turi gusaba gukanda subscribe ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane ibintu birushaho kugenda biba umutekano ibintu bimere neza cyane bahitanya mukandagira mu kibuga cy'Karasimiitutu ikipe y'ubukombe hano mu Rwanda ndetse no muri Afrika y'iburasirazuba kuko ni imwe mu makipe rwose yagiye yitwara neza kuva mu myaka ya mbere wenda ibyo ngibyo ntabwo tuje kugarukaho cyane ku mugoroba rero bamaze kutangaza ko bamaze gusinyisha umutoza mushya ugomba kwifasha kwitwara neza muri mikino igomba gukina muri saison 2025-2026 no munyamaroko y'imyaka 55 asimbuye umunya Serbia bita Darko Novic rwose uyu mutaramu utarahiriwe n'urugendo muri nyamukandagira mu kibuga cy'Karasimiitutu nubwo nabonye hari abanyamakuru bari gutangaza bavuga bati rwose uyu mutoza ikipe ya APR sinyishije ari ku rwego rwo hasugiranyije na Darko Novic ndetse na Thierry Froger ariko ndagira ngo mbabwire ngo uyu mutoza ubundi mu mwaka wa 2023 2024 rwose kugeza no mu ntangiriro z'uku kwa za 2025 CAF yasohoye urutonde rw'abatoza 23 bari kwiga kugira ngo babone lisansi A Pro lisansi ya FIFA. Abatoza rero bavuyemo abatoza 23 mu matoza ba 23 rwose batandatu niwe babashe gutsinda ayo masomo muri abo batoza batandatu harimo n'uyu mutoza rwose wasinye ikipe ya APR urumva ko umwe mu batoza bakomeye cyane kandi babyize uretse bya bintu byo kuza nyine bikanga ariko ubumenyi bwa coaching cyangwa se ubumenyi bw'imitoreze n'umwe mu batoza rwose b'inyaryenge kuko yabyigiye muri kaminuza imwe muri kaminuza zikomeye cyane mu gihugu cy'Ubwongereza yiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse mu gihugu cy'Ububiligi urumva n'umutoza muzima cyane. Abafana b'ikipe ya APR mugomba kugira icyizere ko uyu mutoza rwose ubuyobozi nibura bukabumuhaye abakinnyi beza bari ku rundi rwego cyangwa se nabo kazana n'ubumenyi bwe rwose umutoza hari amahirwe menshi yuko agomba kugenda yigaragaza cyangwa se akagenda akora byinshi abantu batatekerezaga cyangwa se abantu batiyumvishaga ko yakora rwose ibintu bikagenda neza cyane muri nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu cyangwa se APR rwose uyu mutoza rwose ngiyewe mufitiye icyizere kurusha aba bandi bamubanjirije aba Thierry Froger ndetse na Darko Novic kuko bo turabizi uburyo bajemo uburyo batoje wenda bashobora kuba no barabatoza beza ariko rwose baje muri condition mbi cyane aho ikipe ya APR iri mu kavuyo kabo pampe iri mu kavuyo ka buri wese ikipe ya APR irimo akavuyo kenshi rwose nawe aho ngaho uherereye za Nyamagabe cyangwa za Karongi rwose nawe washoboraga ko wateza akavuyo muri nyamukandagira rwose ibintu bikagenda bishaho kuba bibiri ko ubu ngubu ikipe ya APR iriho cyangwa se ikipe ya APR uburyo yubatse ni APR igororotse APR igendera ku murongo APR ziri ikintu bita akavuyo urumva ko muri nyamukandagira ibintu birushaho kugenda bisubira ku murongo niyo mpamvu uyu mutoza rero dushobora kuba twamugirira icyizere kurusha abandi kuko ubuyobozi bwa APR buri kwerekana ko buri seriye cyane kurusha ikindi gihe cyose kigeze kubaho kuko kuba wamena umutoza nk'uyu nguyu murabizi ubundi ikipe ya APR uburyo yari imeze cyangwa se uburyo muri izi seze ebyiri zishize uburyo ikipe ya APR yari imeze yaba ku ngoma ya Richard Karasira n'umutoza we Thierry Froger ndetse na Darko Novic ikipe ya APR yari ikipe imaze kuba ikipe isanzwe ikipe iri aho ngaho rwose ya itangazamakuru asa uko yishakiye ariko muribuka mu nama yahuje itangazamakuru n'abayobozi b'ikipe ya APR batangaje ko rwose umutoza mu minsi 4 cyangwa 5 bagomba kumubona asinye ikipe ya APR ariko mu ijoro rimwe umunsi nawe utuzuye rwose ikipe ya APR isohora itangazo ryerekana umutoza ndetse yerekana amafoto asinya rwose ari ku biro bya APR urumva ko ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane ku kijyanye no kuba ibanga mu ikipe ya APR rwose ni ibintu bikomeje kugenda byongera kugaruka kuko APR ubundi yari izwi ikintu cyo kugira ibanga rikomeye cyane ariko ubu ngubu bya bimaze kugenda bisa nkaho bigenda bigabanyuka ariko ubuyobozi bwa APR birangajwe na Brigadier General Deo Rusanganwa rwose uri kubona ko hari ikintu bari gukora kugira ngo barebe uburyo nyamukandagira mu kibuga cy'Karasimiitutu bayisubiza ku murongo ikaba yakongera kuba ikipe ikomeye cyangwa se ikipe y'igitinyiro nk'uko byahoze bikareka kuba nyine ibintu byo kuyifata ukayigira ikipe isanzwe kandi ubuhangange n'ubushongore bwayo
butayigira ikipe isanzwe nyine ukosanga rwose ibintu biri kurushaho kugenda bimera neza muri epi abafana b'ikipe ya APR muri abo batoza batatu n'uhe mutoza wabonye ugerageza rwose ese Darkonovic ubona yarazize iki Darkonovic ubona yarazize iki ese Thierry Froge ubona yarazize iki ese uyu mutoza mushya we niki umwizeyemo se nihe impamvu ituma umwizera ese ubona atanga icyizere cyangwa se nawe nta kirimo nawe ari mu gatebo nk'akaba abavandimwe babiri be asimbuye rwose yaba umufaransa Thierry Froge ndetse na Darkonovic umunyaserbia ubwo APR imaze gutozwa n'abatoza Darkonovic Thierry Froge ndetse n'umutaramu w'umunyamaroc ugomba gutoza ikipe ya APR izina rye rwose abafana b'ikipe ya APR mutangire mu ryitoze kuko ngo aje gukora ikintu bita amateka aje gukora amateka rwose n'ibigwi bikomeye cyane muri Nyamukandagira mu kibuga cy'Ikarasi Mitutu APR rwose nk'uko ibintu biri kugenda bigarukwaho rwose hirya no hino Nyamukandagira ngo iritegura kuba yagenda yongeramo n'abandi bakinnyi barenga batatu yaba umuvandimwe ta Ronald Sekiganda ndetse n'abandi bakinnyi babiri umwataka ndetse na nimero 10 hatari ngo ugororotse ugenda nk'isasu rwose ngo utanga imipira ngo rutayizamu nawe amariramo agenda avunderezamo nk'uko ibitangazamakuru bikomeje kugenda bibyandika kandi n'ubuyobozi bw'ikipe ya APR bwabigarutseho mu kiganiro n'itangazamakuru ku munsi w'ejo yuko ikipe ya APR igomba kongeramo abakinnyi batarenze batatu b'abanyamahanga ubundi bintu bikarushaho kugenda bimera neza cyane abandi bose bakaba ari abanyarwanda igomba kugenda yongeramo muri swad yayo nk'uko Brigadier General Deo Rusanganwa yagiye bitangaza rwose ku munsi w'ejo mu kiganiro cyadohuje n'ubuyobozi bw'ikipe ya APR urumva ko ibintu bisho kugenda bimera neza cyane Louis Talk Sport niyo cana wumvaga amakuru y'imikino fasha umwanya ngo bashimire muri abagaciro amajyepfo amajyaruguru birasirazuba n'ibirengerazuba n'umujyi wa Kigali amahoro y'Imana abane nama